Hello my people batekinisiye n'abashaka kubyiga. Hello, ni wedding officiel na Rwanda Technician TV bagarutse. Nk'uko mubibona ntabwo twigisha urubyiruko gusa, twigisha n'abakuze. Muri kureba umusaza yize gusudira, afite imyaka 36. Urumva atari umugabo wenda kuba igikwerere. Ubu tuvugana afite imyaka 52, kandi murabona arakora akazi niko kamutunze, atunze umuryango we, atunze umugore, atunze abana, kandi abona ko nta kibazo afite. Reba urugi ari gukora rwa 3x3. Urugi ntiyarukora umunsi urenze 1 cyangwa 2, bakamuha 50,000. None wowe ukiri mutoya, ukiri urubyiruko, ugifite imbaraga, ugifite iki, kuki utaza ngo twigishe? Ninde wakubeshye ngo urashaje cyangwa urakuze ntiwabishobora? Muze tubigishe rwose, muze mutegure ejo hanyu heza, mutegure n'abana banyu. Abahamya bato nabahaga bw'uwo musaza, kurikira muri ibikorwa akora, nta kibazo afite, arakuze kandi arakora. Kuki mutaza ngo tubigishe? Reba ibikorwa barimo gukora ariko. So mukomeze mukurikire kuri ya channel, subscribe please, kugira ngo dukomeze duteze imbere abanyagihugu bacu. Turabakunda kandi turabashimiye, twizeye ko muzatugana. Murakoze, mukomeze mudukurikire kuri wedding officiel na Rwanda Technician TV. Ibyiza twese bikomeze bituryohere.